Aha, umarana ndagusoma. Ndakwamye wangegera ndakwiyamye. Suko kuno umuti turaje kera. Ani zanranyu. Ahubwo utagira ubwenge ntabwo bwagira umuntu. Suniro kubona ngewe kuko naraje kwicwa n'inzara hano. Sereya kutari gushaka ibyo guteka ngo turye bimeze bite? Unanitse n'ukunetaho. Isoni z'iki kandi maze rero abagore bo muri iyi minsi musigaye mufite ibibazo byo gushaka ibyo guteka turye. Kubundi bwo gatwa mubaye. Ngiye gucikamo kazi kubera inzara pe. Ego uko mbona uri kundusha inzara se wagiye gushaka ibyo guteka. Sugasura kamwibaye. Ndubwo njyana waranzanye ndaje ndavuga ngo hahiye niko gutekera. Niko nkoni biki byose gukubirira nanakuryamisha udige nzabivamo. Nese uri kugira ngo bigende bite? Ndusundi wowe nimba nkuryamisha ngana gutekera ngana guha ubu nzajya nanaguhahira pasi. Wallahi. Action. Piriya mu gishanga nta mboga ziriyo za dodo kugenda ukazana imboga ugakata ugatogosa tukarya ikibazo kirimo n'iki. Nose basi kamwibaye. Uyu munsi sinakuryamishije none kuba iki ngiye natavuye ngo uzindyamishe nawe ujye ujya kuzisana nk'inshingano zawe. Sibiri. Njya gusoroma imboga wicaye hano. Kugutekera no kuryamisha no kukumurera. Ariko nawe guteka no gushaka ibyo guteka ni inshingano zawe. Inshingano zanjye nkurangiye ibyo guteka aho biri. Jya kubikurayo ubundi uteke. Ndagukubita. Mfashasheri nawe ujya guhiga imboga njye ntabwo najya guhiga ibwisha mu kinyambo. Umva mubwire mada murangiye aho imboga ziri ugomba kujya kuzikurayo ukagira ute ugateka nabi. Nzajya kurangira ibyo kurya ngo gasongo ngo genda ujye gusoroma imboga. Ngenda soroma imboga ngiye gasongo kiraza kikanazibirira. None urasaba gutego ngo ujye gusoroma. Ikintu gihari nutajyayo iri joro ntugire icyo umbaza. Ahubwo se ndiko gutuma umusaraba kwirinde. Nubwiye ko nutajyayo ntugire icyo umbaza nanjye iri joro rero. Sawa. Niyo gihe cy'ingishuza nanjye nacyo ndakwishura. Cyane rwose. Ari ibirenze. Ahubwo kamutera neza. Ariko zikibazo none ugiye no kunjyana. Uri matora. Sopo nawe jya gushaka ibyo guteka ahubwo maguru ku ruhande. Weho ugira amaguru ku ruhande ugende utunganye izo wewe ugo umugore w'ubwijije ukuri ako ntukifate mapfubyi ibyo kurya mu kinyambo Kazanye cyo gutike. yego Mwiriwe abo kwa Gasongo. Singura kwa Gasongo kari amahoro. Nanjye ko najera. Ni amahoro. Ngo ciriye mbere. Harimo meze gute? Harimo meze gute? Ko ndi kubona umugore wawe amuzanye wagira ngo umugore urebye uyu mugore wawe. Ndakumvaga cyane. Uzi impamvu arakaye. Usanze duhishije inyama n'umuceri. Agize utereye. Ndabizi burana abanyogosenye wabanyina wabo wabanyogokuruza wabo. Byari ibisambo nari imbazi. Muhesheje nya umarana ndagusoma. Ndakwamye wangegera udakwiriye kugira utakumema umuganda kwema nyo. Ndinge jala kubesha ngo mishije umuceri nyama. Ari kuyangata. Ubu nahita nigendera nge rero niko nabaye. Natumva mapungutse nibe yina. Buri waje ufata icyemezo nk'umugabo. Gutuma umugore agutegeka mu rugo rwawe. Ahubwo wewe nimba utegeka taho. Iyo temeye ko umugore agutegeka urasenya. Nge nahitamo gusenya aho kugira umugore anyobore. Etoreza wowe. Ubwo Gasongo mwari mumeze neza.
tumeze neza ariko shaho dusanze mu kibazo cy'inzara. Ikibazo cy'inzara kandi wari uvuze ngo muhishije inyama n'umuceri kandi ubu gase n'ubugogi bwazaza ryari umugabo wawe niwe urwitinga ubwo muri iyi minsi ko ndi kubona nanjye kumuzana bizagorana Ko bimeze nyine nese kugira ucisha umwana w'abandi cyaruzaba byaravuzwe ko abantu barabivuze ko ibintu bizagenda nabi abasinzi n'abahanuzi barabivuze abahanuzi bavangiwe barabivuze ahubwo gaso n'abazimu barabivuze muve mwayo magambo mbabwira ibintu bizima ndakumva nta hantu twajya gushaka akazi tukareba ko twajya tubona icyo kurya aho mbona byayobera kanekereze cyane urabizi njya nkunda kuvumbura utuntu twa danje kanekereze kora hano mbonye ikintu tugiye kujya dukora amafaranga urabizi mbe mbarangire diro ya danje tugiye kujya dukuramo amafaranga afatika yandi ya danje uri kunyumva neza nateze neza ijana umva rero uko ni ibintu bimeze urareba abantu mw'iyi minsi hari abantu benshi bafite amafaranga kandi barembejwe n'ibibazo ariko ataba ari ukwiba kare ubwo urumva nakujyana mu ibyo bintu n'umugore wawe umva uko ibintu bimeze noneho abantu mw'iyi minsi hari abantu bafite amafaranga bayabitse ahantu kure umva umushinga twakora tugahita tuzamuka vuba ugahita uvana mu ibi bintu byo kwirirwa usabiriza ubwo wajya baronga mukabona bijya ngo rero ukaba ari kugita ku meza unabivamo natujya wibiva urareba tugiye dusengera abantu urareba byavamo amafaranga ya danje noneho nyine tukajya dushaka uduseke iyo niyo ube muritse mubanze munsobanurire neza umugore wawe yashonye kare ntabwo ndashona naho uratambiye nyine urabizi ufashe nk'ahantu ukahakodesha noneho ukamamaza ukajya uvuga ati kwa Gasongo durasengera abantu ibyaha bikabavaho za karande zikagenda ibintu babateze byose bikavaho ngo ikirere abantu kujya baza ariko nawe ntuzumingaminza urutwe gusa akazana akantu amafaranga kora hano ahubwo ako kantu kora hano turakize ibi bigiye guhinduka ubu ngubu noneho nihaza nk'abantu nka senkani mba bitegubwira haje abantu senkani tugasengera abantu bagafashwa buri muntu akazana na bibiri amaturo ubwo twavuga ko kwa Gasongo umuntu usengerayo aba agomba gutura inote ibihumbi bibiri uwatura makeya agatura wenda nka sekisi umva we ubivuga ngo kuba pasiteri kuko ntabwo birangira neza noneho ibihumbi bibiri kuba ku bantu senkani cyangwa 25 urumva ni ibintu bya danje aba twakize ngo rero turabikora gute hano hirya hari ahantu nzu umumama ufite inzu nyine yahatari itari ya danje cyane ariko nyine kameze neza pe na muntu yajyaza kwasengera akavuga ati ubwo hano hantu nzajyaza kwasengera ibihe byose urumva ubwo twahakodesha ako kahogo isuvumbura akantu ka danje rero ngaho mureke rero tubiganire nonosore umugore wanjye akiri umukobwa yararirimba afite bibiliya wari uvuze ngo iki kadomo umugore wawe ashobora kuba yarasengaga akiri umukobwa yarasenga urumva nanjye hari ahantu nagiye kwiba nibayo bibiliya n'indirimbo ahubwo weho hari ikintu ufite yewe rero umva ukuntu ibintu ngewe mfite hari akakweto k'itsongo mfite ni ukuzajya nkigira gutya abantu bakavuga ati umva hariya aho tuzajya tuhasengera ibihe byose agapantaro kakubita ipasi tunoze imigambi rero ubu nakize ubu natangiye ababosi ngiye kuba inyama ku gihe inkoko ku gihe ni ukuzajya tuzirira ku gihe nifisha urugero ukuntu ruryohaga cyane namwe bagenda kamirinda hajya ku meza nawe uzi kuvumbura utuntu ukiri umukobwa mbaza sheri wawe waramwitagaho yakwitagaho kabisa noneho rero tunoze imigambi tugiye gushaka uburyo tubona amafaranga yo gukodesha ubwo dushinge itorero ubwo ahantu turakodesha tugomba kwandikaho
itorero turaryita ngo iki sasa rero? Itorero rero nubwo umva ukuntu itorero twaryita, buriya ubuntu uvuze ati tugiye kuryita kujya gusengera ahantu ibyaha byawe byose bigahita bikuvaho. Oya, dore ibintu byiza, reka turyite aho bakirira. Turyite bidukijije inzara. Oya, aho abantu bazakumvira cyane batabona ko dufite inzara dutetse imitwe. Ako tugise ngo aho bakirira. Urumva nyine nuwaza afite umwana yamugaye nuko umusengera agataha ari mu ryeye. Aho ngaho n'ibihumbi 5 barabitanga. Ibyo umugabo wandaza ubwenge bw'agati. Gasonga ubwenge no mwishuri kera yabaga mu mibare niwe wakubitaga cyane. Hano rero tugiye gushaka amafaranga yo gukodesha urusengero ku buryo n'umuntu azajya ahagera. Madamu rero urabizi dufite hariya ihene yendaga kubyara, tugiye kuyigurisha. Ako tarakara tugiye kuyigurisha. Uzagura n'izindi baduhe ibihumbi 100. Mani vana ubugorya kadungu sinazana yo bari dukodesha. Oya, nyine umva ahantu tuzungukira. Semo muvuga cyane nanjye numva. Oke kandi njye uzanye umushinga. Urawuzanya ko nanjye ngiye gushora ihene yagendaga kubyara. Nugiye gushora ihene yawe ariko wibuke ko ibyo bitekerezo utari wabigize nk'umuntu w'umugabo. Ko tuzayakuramo ayihene yanjye nitumara kubona. Karakasha nanjye nazanye ibitekerezo. Bakoramo iki? Bagako ubireke. Batubyiho. Nahita mfata icyumba nkasengesha abantu aho ibintu bikagenda neza. Umaye igitekerezo nanjye leta ngurisha ihene yanjye. Sinzi ibyanjye torongera na madamu. Gasongo. Reka nari bireba. Si 100 barabaho. Muzakuramo iby'itanu ahubwo noneho kugira mwemere ko jewe nta n'ibintu byada. Ahubwo uvuga gutyo iby'itanu madamu. Madamu wa Gasongo. Urumva? Nawe zifashiye ngo sha. Undi bintu noneho rero urumva bivuze ngo dukute tubamba ibihumbi 50 turabikodeshamo inzu amezi turamwibumbi 50 amwe nta kintu ayikoresha duhe umwaka ibihumbi 50. noneho cyara basigaye 50 30 tuyaguremo intebe n'imikari byo. Gasongo kora hano rwose. Urumva? Noneho andi asigaye tuguremo uduseke two kujya baturiramo. Tuzagura cya kindi kiba kiboshe gutyo. Ku buryo bazajya batura agaseke bakenda kukageza nko hejuru. Aho ngaho hari abantu baza badafite amafaranga mu ntoki. Uwo ngo naba namusohoye oya ntabwo twasora umukiriya. Kuko umukiriya ni umwami simfashe umukiriya ni umwami. Tuzagera gutya bite tuguramo agatelefoni tugashyira muri mobile money. Naho tujya tumubwira ngo kanda akanyenyeri nimero 07 bakamugura agatekerezo. Yego sha tugiye gutakuzike tukaba duhomba hano mu nzima tw'igitebo nuko bishaje nawe ushaje cyane igitebo ni wowe bajya barundamo menshi akuziko ariyo barundamo menshi mana agiye kakuzura kubitsindagira bikajya bibagora ni hasare kabisa ubundi Gasongo nanjye nari nkatiyandra ati aho kugira njye kwamakuye ngo ntabwo nkurusha ubwenge. None se kuba kinzanye ubwenge bwo kuvuga ati dushemye mu gitebo. Ngaho nacyo niba nta bwenge nkurusha tubyibure. Oya sheri wibuka ko wari ugiye gusoroma dosi. Gasongo urungo koko ntabwo ngandusha ubwenge mwana. Dufite make nk'abantu bagiye kuba abakristo erega tugiye kwimagina twabaye abakristo. Wowe bwose urabufite. Ahubwo akukana. Rero navuga ati nawe unogeje neza ndi mu rugo avuga ati akugira ngo tujye kwa muganga urabizi ni ikirezi ntabwo nubwo cyana byemera none ndavuga ati natire kwa Gasongo ndabizi ubu nabo bari diregiteri giye barahita bavuga ati ahubwo wari watinze kuza ahubwo tubishire mu kuri tuve mu bukoma tujye mu by'ukuri bafatira tugiye gukora iki tugiye gutadushaka ibintu uwo muntu ufite diregiteri aka kanya ubundi dutangire ubundi duhita tuhamagaza n'abantu baze gusenga ibyaha bibazeho ubwo twagenda bitarenze iminsi 3 turaba twashinze urusengero iminsi 3 yose urusengero rwitwa twese hamwe rwitwa ngo iki aho bakirira uriko aho tubisubiremo
twagiye imodoka gatatu aho bakirira ibyaha byose bigahita biva ku muntu twagiye ahubwo rero buriya mwari mumeze muteze komera gatanu komeye ariko meze neza tubagendere urayiduhaye neza neza rero ntabwo ari ngombwa karibu mu nzu wanaso wazana agatebe hano tukaganira hano tukaganira naho nta kibazo mpabwa imana idufashe ingano imana idufashe rwose kuko atayiduhaye ibintu byahita bitogera cyangwa se ndikubona uzi kwita ku bantu neza n'abantu azajya bagira mwakicara rero mwicare ku ruhande niwe n'amabu ubwo ngubwo urumva ikintu kitugenda gitumye tuza hano ukureba hari umuntu watubwiye ugiye kwimuka iyi nzu ukayikodesha niko kuri rwose ubwiza ukuri twebwe n'umuntu abitubwiye amakuru twashakishije ntabwo ibyo bikureba ushaka gukodesha nshaka kuyikodesha kuko hari ahantu ngiye kuzimbika aho kora hano umukobwa amata byaya amavuta turakize karabaye noneho sasa iyi nzu yawe twebwe inzu tuyishaka umwaka wose niba ngombwa ubwo rugendo ugiyemo uzagenda unabyarireyo nta kibazo naribi kuko nzaza umwaka nyine urangiye okay ibyiza ndikumva arimo neza gasongo ndikumva arimo neza gushakisha n'umuntu yijya mu rurenda babona ibintu byaza biza bikunda ako ngaho tubwire sasa naguhangahe kamangahe umwaka naze bagoye mu bihumbi senkari ibintu byakunze rwose amafaranga ngiye kuguha ku mwaka ngiye kuguha amafaranga ibihumbi 700 ku mwaka oya 40 ntabwo nayemera namwe muri kumwe nusaho njye singiye gukodesha wenda uzakodesha 15 oya mu mesenkani ngo ntacyo yewe nta kibazo umubwira nari yimvuza amabi we nari inkoza amabara byazashaka indi ya 15 bo bivuze ngo rero turumvikana ejo turaza tukwishyure amafaranga yawe nta kibazo nanjye ejo ndagiye no mu gitondo saa 12 saa 11:59 turaba tukugeze nta kibazo gahunda ni intebe yawe yano ngaha ari intebe yawe cyane ngaho ubundi reba n'igisi reba ino nzu neza ibihumbi 50 tumuhaye uzayagaruza mu munsi ahubwo wabonye uwaza afite umwana yamushyiramo nta kibazo umva yajya anadukoraho akanaseka ahatari ahubwo se ubonye ko hari itonde tuzajya dutekera gahunda n'ejo mu gitondo ugiye guhita njya kugurisha yahene uri mu byiciro umugambi wenda kuza ahubwo yagenda asanga n'umugore yashoje ifu ntabwo ibintu byose ko byose byaguze twigendere no nta kundi